ndabasuhuje bwoko bw'Imana. Imana ibahereze umugisha kuko muburikiye muri aka kanya, kandi Uwiteka abahaze ibyiza mumukeneyeho byose. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, gusa mbere ya byose iyi video yisharingi kuko ni ubutumwa bwiza agomba kugera ku bantu bose, abantu bose bakumva ubutumwa bwiza. Kanda subscribe, ukoresha ndetse na like, hanyuma tujye dukomeza kubana muri ibi biganiro. Ndabakunda cyane. Nitwa Evangelist Ernest Maniriho. Tugiye kuganira ku ijambo riboneka muri Efeso ibice bitandatu. Turasoma duhereye ku murongo wa 10. Ariko dushaka kuganira mu buryo bwo gutwara intwaro z'Imana, mu buryo bwo gutwara intwaro za Kristo. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma tuganire kuri ijambo. Ijambo rirambwiye ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'amategeko y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera umunsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana ibahereze umugisha wo gukurikira ijambo, kuko ni ijambo rinsubizaho imbaraga. Igitondo kimwe Pawulo yandikiye itorero rya Efeso, arangije araryandikira aravuga ati ibisigaye bene data ngo nimukomerere mu mwami. Kuko yashakaga kubigisha imbaraga, yashakaga kubigisha uburyo bwo gutwara intwaro za Kristo. Nanjye aka kanya ndashaka kukwigisha uburyo bwo gutwara intwaro za Kristo. Ibisigaye ngo mukomerere mu mwami. Ndavugana nawe aka kanya, ibisigaye mukomerere mu mwami, kuko gukomerera mu mwami no guhagarara mu mbaraga ze ntuzabasha gutsindwa n'uburiganya bwa Satani. Satani ajyaza agashaka kuzana uburiganya ku buzima bwacu, akakwereka ko kiriya ari cyiza kandi atari cyiza. Uyu Satani ashaka kugukura ku Mana, ariko ndakubwira ngo ibisigaye ni mukomerere mu mwami, kuko abantu turwana nabo ntabwo bafite inyama n'amaraso. Izo ngabo turwana nazo ni ingabo z'umwijima, ingabo turwana nazo ni ingabo zo hejuru z'abadayimoni basigaye mu kirere. Ndakubwira nawe uyu munsi, komerera mu mwami kugira ngo utabasha gutsindwa n'uburiganya bwa Satani. Ijambo rirambwiye umurongo wa 13 ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera. Nimutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera. Nshuti yanjye, ndavugana nawe muri aya masaha, twara intwaro z'Imana kugira ngo ubashe gukomera. Aka kanya ndimugana nawe ijambo ry'Imana. Ndakwinginze, fungura umutima wawe. Numara gufungura umutima, wemerere Yesu yinjire mu buzima bwawe, hanyuma Yesu akohereze Mwuka Wera ari ubasha kukuyobora, kuko kuyoborwa na Mwuka Wera nako bisatunga. Iyoborwa na Mwuka Wera ntabwo ushobora gukorwa n'isoni. Ugukorwa n'isoni nuko atareze, ariko uwizera Imana akumva ko akwiye guhagarara ku mbaraga z'Imana, akumva ko akwiye kugenda akabika intwaro z'Imana neza, akumva ko akwiye kugendana n'Imana. Ndakubwira ukuri, ubu ntabwo azigera gukora isoni. Ndashaka kugusengera kugira ngo imbaraga z'Imana zibane nawe. Ndashaka kugusengera kugira ngo imbaraga z'Imana zigendane nawe. Ndashaka kugusengera kugira ngo wige gutwara intwaro z'Imana mu buzima bwawe. Imana iguhereze umugisha wo kumurikira, ariko ndashaka kugira ngo usubire aya magambo. Vuga ati mwami Yesu,
ndakwizeye, ndizera yuko ari wowe ubasha kuba imbaraga, kandi nizeye ko aka kanya umutima wanjye w'umufunguye wakinjiramo. Ndakwizeye, mfunguye umutima wanjye, ndagusabye ngwino winjiremo, ugendane nanjye, ubane nanjye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibahereze umugisha bwo gukurikira kubwira ijambo, ndetse tuzakomeza kubana mu bindi biganiro. Imana ibahereze umugisha, tuzakomeza kubana. Ukanda subscribe, Imana ibahereze umugisha. Ukanda like, Imana ibahereze umugisha. Kandi tuzakomeza kubana mu bindi biganiro. Ndabakunda cyane. Shalom, shalom.